Itorero Indamutsa rya RBA ryabateguye umukino witwa Ninjye Wari Mubi, wanditswe na Muhorakeye Viviane, unonosorwa n'Itorero Indamutsa. Tumenyereye imvugo ivuga ko mukasa atari nyoko, nyamara burya hari igihe mukasa ashobora no kugukorera ibikorwa byiza byaruta ibyo mama wawe yagukorera. Gusa nanone abandi baravuga ngo umwana wundi abishya inkunda, ukamukorera ibishoboka byose ngo anyurwe, bikanga bikaba iby'ubusa. Nimukurikira umukino. Ese ni wowe Kanyi? Nari ngatangaye undi musazi uzindutse ashaka kunturaho urugi. Aho wabwiye nande se ubundi? Mama, koko iyi myaka yose nabayeho nderwa na nyina wundi uriho wihishe hano. Mama, ubu nge na Semana twagukoshereje iki koko cyatumye tujugunyira uriya mugore w'umugome? Banza winjire wicare Kanyi. Ibibazo byose bibaza aho umvura atawubiboneye ibisubizo. Decara ku kisundi ko mbona nta n'intebe ugize. Cara hasi nyine none. Aka ni akarengane gakabije mama. Ubu iyi niyo nzu ubamo? Niyi. Kandi uyibamo wenyine. Ariko mana yanjye, ubu koko papa yananiwe kugushakira inzu nzima. Ndabyemeye ko kuriya mugore yaramuroze nta n'ibitekerezo bizima yifitiye. Oya makosa saa tuyizere Kanyi. None wifata ibintu uko bitari. Uretse ko n'ubundi amakosa ntayabara kuri papa. Twajwemo ntitwabimenya. Sigaho. Nirangirwa mugore yangije umuryango wacu tumutandukana na papa, maze natwe dukura nk'imfubyi kandi uriho. Arabeshye agenge. Tega amatwi mubwire ke gukomeza gushinja umukobwa w'abandi byaha atakoze. Nase ushatse kuvuga ko uriya mugore atari woroze papa gatuma kwirukana kugira ngo abone uko yinjira mu rugo rwawe? Ubwo ushatse kuvuga se ko amakuru bampaye yose ari ibinyoma? None se kuki bari baraduhishe kukiri muzima? Ubuzi ko papa n'uwo mugore we batazi aho ndi? Niba nazi ko namenya amakuru yawe. Ariko amakuru yanjye bayabwiwe nande? Nayabwiwe nawe umukecuru duturanye witwa Nyiranzeye umwami. Ngo nyine yahoraga babazwa n'ukuntu abona mbaho nk'imfubyi, kandi abizi neza ko mama akiriho. Nuko yemeza kumbwira ukuri. Ni nawe wandangiye aho utuye. Ariko mama, ndakumva. Ubwo uzi ko kugira ngo mbone amafaranga y'urugendo nagombye kugurisha inkoko yanjye nkayivana mu bana bayo. Amahirwe nyine nuko bari batangiye gukura. Ubundi se Kanyi, karame, ubundi njye naso twari tubanye neza rwose. Twari dukundanye, dushyize hamwe. Ndetse n'ubutunzi tubufite. Twari dufite iduka riranguza rwose, ntacyo twari tubaye. Nuko Nshyashya naza kubidobya. Oya se ntugatukane, mwana wanjye uramenye, ntugakora amakosa nk'ayo nakoze. Mama, ntumbwire ko ari wowe byose byaturutseho. Ni njyewe rwose, nta wundi nashinja amakosa. Nabonye ibyo twari dutunze bimaze kugwira, ntangira kumva ko atari we mugabo umbereye. Nibwo natangiye gucudika n'abandi bagabo aho twajyanaga kurangura, ndetse nza no kubyara umwana utari uwa papa wawe. Ntibishoboka. Mama, uwo mwana bahehe? Nyuma y'amezi make ntandukanye na so, uwo mwana yararwaye arapfa. Tuyizere yagerageje kunyinginga ngo ndeke uburara ngaruke mu rugo ndera abana, ariko ndamunanira. Abagabo nari nizeye nabo baje kumpinduka, nuko isoni zirankora nyine, niko kuza kwihisha hano. Papa. None se mama, ndakumva. Kuki utigeze no kudusura ngo umenye uko tubayeho? Koko umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye? Biriya bivuze ukuri koko. Babarira mwana wanjye sinabibagiwe. Nakurikiraniraga hafi amakuru yanyu uze kuri Nyiranzeye umwami. Numvaga ntabasha guhinguka mu maso ya Tuyizere. Gusa rekeraho mama, rekeraho. Ibyo numvise birahagije. Nashakaga kumenya koko niba ibyo bambwiye ari ukuri. Ndabimenye. None nditahiye. Ndabimenye. Kankindi rwose nyumva. Oya. Simona fura yanjye. Ndakumva papa. Ndabona umaze kuba umugabo rwose.
Ubona ushatse wanshakira n'umukazana mukamana kuza ukuntu ngifite imbaraga zo gukina nako. Oya kandi papa ndakiyubaka rwose sinahita ndongora. Mbese niko ngitangira akazi urabizi. Sindahabona inzu kandi gukodesha n'ibyoroshye muri uyu mujyi. Umuntu ajya nkora nizigama nyine mbanze mbonaho kuba hitwa hanjye. Niko bimeze rwose. Ariko niyo gitekerezo no batari kibi. Gusa nizere ko utazatuma imvi zimbana uruyenzi nitegereje kubona urugo rwawe. Uramenye rwose. Uzategereza igihe kinini papa. Hangane rwose. Abandi bose bazindukiye ko numva nawe uko. Wahora n'iki kamashuri nkozeho wa muhungu we. Kwa mashuri? Bazindutse bajyana imyaka ku isoko. Kugira ko twabona ibikoresho by'abashiki bawe kugira ngo bazagere ku ishuri hakiri kare. Hari igihe umwaka w'amashuri ugiye gutangira. Mbare. Yavuze ko ntabyibukaga. Hariyo ngo Kabera nawe yaratsinze. Cyane da. Ubu Kabera agiye kujya mu mwaka wa mbere w'ayisumbuye. Burya Kabera ni umuhanga gutyo mbese. Bana banjye n'abahanga nkase. Abahanga nkanjye. Ahubwo nyibutsa. Kankindi we ntiyakoze ikizamini gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Urabigira nkana. Yaratsinze nyine. Cyane rwose. Yewe ndumva mugiye kongera ko nk'abaseribateri. Ugiye kubona uko hisanzura n'umugore wawe ntawe ubarogoye. Mbese. Ariko ntuganye ushingaho sha. Ndumva nashobewe ukaza nta yandongo. Amafaranga y'ishuri y'abashiki bawe yacyuhije ubwonko. Kandi mbite inshuti zantumiye no mu bukwe nazo ngomba kuzitwerera. Uyu mibare yambanye ibihekane. None se papa, ubwo urabigenza ute ko numva bihuriranye ari byinshi kandi byose bigomba gukemuka? Amagorane gusa. Iyo myaka bajyanye ku isoko se ni myinshi ku buryo wizeye ko hari buvemo ahagije gukora ibyo byose. Reka da. Itumba rishize suragira ngo ntiryadukozeho. Twararumbije burundu ubuntu twasaruriye mu twibe. Ntabwo byoroshye. Twejeje duke two kurya gusa. Nuko nabuze aho mfunda imitwe nyine ngapfa kubitanga. Ariko ubwo bwose ntacyo kurya dusigaranye. Yewe birakomeye pe. Birakomeye rwose. Ahubwo nyine urumva mbese uroyi ubungize imana usiye mu gihe nk'iki. Mwana rwose niwe mfite mwana wanjye. Imamuda yumvira papa rwose. Ngewe se ugira ngo hari amafaranga mfite? Mbese oya ho mura rwose singusaba menshi. Ngo ntusaba menshi? Urabitwa kandi waribwa n'umushinga. Urashakira ya Kabera gusa. Ariko naguse nabura gutwera umwanya wanjye si worurema. Kuko urabizi uburyo twabanye gusa urashakira nk'ibihumbi 10 byonyine mu twerere. Ariko nayo kwishyura umukobwa wawe ngo nangahe sera? Ko bishyura akayabura 75 byose by'imbumbe. Cyane. Mbese ubwo utegereje ko nguha 45 papa? Yego rwose pfuro yanjye mfashe n'ibyo rwose nawe. Aho rwose. Turabize kera nyiri umugabo umwana wanjye ntacyo wamburanye. Aho bigeze nawe rero umugabo ubasha kwikoreramo nyamba rwose sinkorwe n'isoni. Reba rwose shaka. Ariko papa. Ese guseko jo. Uziko nari nzi ko washaje ubutese bukagushiramo. Mbese none nkabasanze bukiri bwose. Ariko uzi ko ushenga nese papa. Ubwo urumva amafaranga yose nayakurahe koko? Ayakora he? Ukwezi ni kwashize. Uze mwahembwe. Niba twarahembwe se utekereza ko nyine nta bibazo mfite bindeba? Kureba none mushiki wawe wareke kwiga rero. Mwamujyanye se muri ya mashuri ngaye batari. Cyangwa se biri mu wa gatandatu azagiye kwiga umwaka utaha. Nta mafaranga rwose ngewe se mara nifite. Ibyo kutwerera byose ngombwa cyane. Kuvuga nushaka uzareke kubutaha. Ariko uzikura umusore koko. Wose nurongora nziyambaza ndi. Niba ntegereye abandi nzatumira abanjye wowe uzaze mu bukwe gusa. Hari ikindi ngombwa guhuruza inshuti zambaye nanjye zawe zose. Shishanura niko sema. Ni urimo kuvuga utyo. Ibyo mvuze se sibyo? Ibihe uravuga. Ahubwo reka nitegure njye gutega hakiri kare. Ubwo nyine uraza kunsezerera umugore n'abakobwa bawe. Ariko uravuga ko ntacyo umarira. Arigendere. Shishanura bana biki gihe unyumviye ubusasha. Bana banje rero ubu murenda kujya ku ishuri aho ntabareba naso ntazaba hari, ariko ndabinginze muzitware neza. Ariko ubu dutongera kwitwara neza ubundi hari uwigeze akubwira ko twitwara nabi?
kuva natangira mu mwaka wa mbere kugera uyu munsi ngiye mu mwaka wa 4 nta yindi ntero hano n'uzitware neza niba nta kindi kizima uba ufite cyo kuvuga wagiye wicecekera ubundi hari uwagufunga ngo nuko utangiriye inama ariko kandi wajya wubaha abakuru mbabarira mu ubwo mama yaravuze iki kibi cyatuma umukabukira gutyo koko data mama njye nzitwara neza nzaniga cyane ndumva nzaba uwa mbere kandi usigaye nshireho isoni wakanuwe ubwo rero kuko ugiye mu mashuri yisumbuye urumva wabaye inkumi ku buryo wampagarara hejuru tewe ntuzamenyere n'umunsi n'umwe azakwesura reba nyoko yarananiwe kuguha uburere bwiza nge nzabuguha nzagukosora sigaho rwose ntimugapfa ubusa kandi muri abavandimwe ubwo se ni ubusa simba tongereye nk'uko ubivuze mba mbagira inama nk'abakobwa banjye nifuza ko mwazavamo ababyeyi beza babereye u Rwanda natwe ababyeyi banyu tugaterwa ishema namwe ntugakabye nawe aho wagafasha umwanya utekereza aho waza kura amafaranga umuntu azitwaza yo kujya yifashisha ku ishuri uri gutinda ku bidafite umumaro ubwo nta mumaro inama si byo ni ibiki ariko uzinza riba ku ishuri uyu wa mama ubushatse aho wankorera nk'ibihumbi 10 nkazajya ninywera amata mu masaha y'ikiruhuko ariko se wabibwirwa n'iki ariko kanyi ayo magambo yose uvuga n'ayiki koko ko mu bushobozi buke dufite tugerageza kubaho iby'ingenzi mukwiriye kuki utanyurwa koko mwana wanjye nuko urambonye rero ibikoresho nzajyana nyine niba hari n'udufaranga dukeya nakwitwaza natwo utume nigende n'ubundi ndabizi nimara kujya ku mugezi urihugikana kabera umuhe byinshi ntabareba ariko kanki kuko dufata nk'abantu bakure kandi turi umuryango nawe ndakwiyamya kuko nge na mama turakwanga ku buryo wumva yagira icyama wowe ntukiboneho koko ndabazereka ibyo mubireke si ngombwa uko byagenda kose mwese muri abana banjye kandi ndabakunda wowe kankindi mu mushinga baguhaye amakaye n'amakaramu ndakongera andi make nari nabonye amakaye 18 ubwo kabera twara 12 uwo twara 6 asigaye amakaramu yo naguze 10 ubwo uratwara 4 kabera twara 6 ntiwumva ibyo navugaga ntiwumva byose urabiha kabera ngiye ntahiraho amavuta yo kwisiga yo sinza yo wisiga ndaguha amafaranga uzayigurira mama njye ndashaka amavuta ameze nk'ay'ikimpaye yisiga numva humura neza yambwiye ko agura 2,000 uzayampa nzayigurira amafaranga yabaye yanga rero amashuka naguze ya kabera ugiye gutangira kanyinde wowe uzajyana nawe wari usanzwe uyizana mwari bisazirwa kabera wari utwara ibishyashya kandi ari nge mukuru nta kibazo kanki utwara ayo mashya nge ndatwara yo usangamo mama sinshaka kugirana ibibazo na mukuru wanjye mu bikoresho byose akeneye nge ndatwara ibisigaye ariko kanki wajya ureka amahane kuko wese wajya ureka gushaka kundutisha umukobwa wawe kanyi ngumva rero amahane kundutisha rwose uri mukuru wanjye nkunda kandi nkanabizirikana mbabarira muko mbabarira cyane urumva ibyo mu mpisha wowe na nyoko ni byinshi nakore kanigendere mbabisi ariko ndababonye ako mwana we koko Kanyi amakuru ki urimo uramenyera ikigo gishya se ni buhoro ariko bizaza nta kibazo ariko amasomo urabona agenda hagenda da urabizi ngiga mbyumva ntabwo ari gushakisha cyangwa kwigenga oya ndakwizera ugomba gukomeza gutyo rero nta gusubira inyuma karaka nta gusubira inyuma umara rwose ndabikwemereye bizabaho ariko sema buriya nta kintu twakora mu makava muri buriya buzima koko kuriya ntekereje akaruri nabonye abamo atagira n'uwatuma amazi numva binyanze mu nda ndeka kanye iyo uvuze mama utuma ndushaho kwanga mukamana ariko rero mama yanyibwiye neza ko amakosa atari aya mukamana bona ayandi ubwo byose ni mama wabiteye reka nkukekane ibyo simbyemera 100%. ndakoze uriya mama yaba yarabikubwiye acyagira ngo utarakarira papa cyangwa mukamana ariko nge ndahamya neza kuri ya mugore ari we wihishe inyuma y'ibyabaye kuri mama byose urankurikira arabeshya ariko urumva hagenge yinejeje mu mitungo mama yavunikiye nkiri umwana ubu rero narakuze nakenyere duhangane azajya aribyo bitama amarira nakubwiza ukuri kandi
none wagambirira guhorera mama ukazasanga atararenganye nk'uko ubikeka. uribeshya oya uribeshya rwose gabanya uburakari. reka tubanze dushakishe amakuru neza. amakuru y'iki? tumenye niba mama ibyo yambwiye ari ukuri cyangwa niba ko hari ukumfata ku maso koko. ariko ugisinziriye kuko numva urengera Mukamana cyane koko niko kanye isubiza aho nawe ntiyakuroze nk'uko yabigize data. aribeshya ariko njya amarozi ye ntazamfata ntacyo azakora kizatuma mubonamo mama naho yateka ibyo rigashya cyangwa akamanura inyenyeri zose zo mu kirere mu gihe cyose nzi ubuzima mama abayemo. ubu birakara sema ntarakara ni ukuri kose sinamurengeye ahubwo rwose nangaga gufata umwanzuro uhubutse. naho ubundi nanjye Mukamana simukunda rwose simukunda na gato ndetse uwambwira icyo nakora ngo we n'akare gakobwa ke batuvire mu rugo nagikora nubwo cyawe kigoye igiti nagikora. wegera impungenge ibyo biroroshye. reka da biroroshye rwose nabigenza ntareba. reka tuzabiganire twitonze turi ahantu hehereye nzakwereka uburyo tumumenesha mu bwenge. nibyo tuzamutesha umutwe w'ubwe yisezera ave mu mwanya wa mama ntabwo akwiye kuba mu muryango wacu rwose. nari nzi ko ari njye gusa umwanga ariko kureba uburakari uvuga n'izina rye bigaragara ko nawe mufitiye urwango ruremereye. ntabyo uzi wowe ntabyo uzi umva reka nkubwire byo gushimangirira uriya mugore ndamwanga uragira ngo mbisubiremo ndamwanga wongere ngo ndamwanga bwikuba inshuro ijana kageze kuba gasa nabi n'umutima mubi w'ingeso yo gutwara abagabo bakaba babandi kabyaye umukobwa umwe kaba karakumbashye ibi byose byagahuriyeho ntacyo ariko ririya shyamba rya papa na cya kibanza cye ninjye azabiha nta kabuza. hakoze ko Imana idukunda we ukagora ukuntu kigize akame kazi mu rugo rwa data naramuvumbuye. ese we buriya byari umuhungu koko intambara twari kuzayikira ubwirasi bwako twari kumukira imirwano n'uwo muhungu maze yakubitanye na papa w'umunyamahoro nuko aratuza aratimaza aratengamara mu mitungo mama yasize avunikije umuhereza ariko nzashirwa karuvuyemo nubwo mama ashobora kutarugarukamo niba koko amakosa araye nk'uko yabikubwiye sinzakomeza kwihanganira iriya ngumbi ikomeza isahura ibya data ibijyana mu batindi b'iwabo. urumva sema yabikubwiye kandi reka turi ko umuntu gatadutera umwako yewe yagudutekera ahubwo sha ndumva nshonje wagiye kugurira akantu muri kantine koko ubushize uza mu rugo wagiye utanasezeye nta n'ikintu wampaye. reka nuriya mutesi ngo ni data wari utangiye kuntera umujinya ambwira ngo nimuhe amafaranga yo kurihira wa mukobwa w'ishuri da. ariko papa arasetsa ye aho uranyumvira ubwo ariko ubwo uzi ubutesi bwa ubundi se sinumva ngo umugore afite akanyana yarageje kwa musaza we. si ibyo iyo akagurisha akareka kugutera imputa namwita ubwenge buke se bwamwemereye kubitekereza ko kazi kuza kanirya hagakuraho imbere katazi ko ari nk'umwana ukinira ku mwobo w'inzoka. sawa wararakaye akaragusa ariko buriya amaherezo bazayigurisha tu agende bayigurishe zayigurisha cyangwa zayireke kave mu ishuri iyo kariretse ubundi kariga ngo kazakora iki we kazatuma ari iki saho kazashaka ko gasenyera kakinjire mu rwuzuye nka nyina akamenyero so uko bamenyereye. ewe nimutambuka ntiduheza ese ni wowe Mukama hobe yezakuzwe iteka ryose yewe ntitwari duherukanye akira agatebe usike maze umbwira amakuru y'iyo ruguru. ese ugira ngo ntihari haciyemo iminsi ra naho ubundi twari turi aho by'ubu nyine gusa disi runguru kugeze he mu nzu ya wenyine yewe iyo nyiraneza ari ku ishuri byo mba mfite irungu ridasanzwe. none se wazashatse umwana mu bantu nk'umwe mu bisengeneza bawe cyangwa umukozi uzajya wishyura make ariko ukabona uzajya usiga hano koko nanjye ubu bose bari ku ishuri niriranwa irungu ariko nibura papa wawe yatashye mbona nunganiriza. yewe kubera ko nyiraneza yiga agataha hano numvaga ntari njyenyine icyakora ubu yagiye ngiye kureba umwana tubana sinazashobora inzu yanjye nyine. ntabwo wayishobora rwose uzi kwisiga ariko ukanisanga
ese wowe wabashije kohereza abanyeshuri kugiye ko njye nari nahebye yewe wa muntu we nabonye bagenda byari bikomeye cyane ariko ndigeza nkano ese wa muhungu wanyu mukuru sinumva ko aba mu mujyi ngo yanakize n'imipira yanyu se nk'iyanjye amana yewe ugira ngo hari n'icyo ubwo bukire bwe butumariye uriya ntashobora kugura n'igiceri cy'ijana birashoboka se umva rwose ntawe Semana yabaye gito ku buryo utabyumva arabibagirwa uzi ko ngo yabwiye se ngo ntagahora murataho ko yamurihiye amashuri ngo ni umwaka umwe yamwishyuriye ubundi yishyuriwe n'umushinga urabyumva aba rero ngo nta deni amubamo ngo azavuge nayo yamwishyuriye azayamusubize ariko ngo ntazongere kumugondoza yitwaje ko yamurihiye banyumvira ariko Semana asanzwe nzi niwe wavuze ibyo se cyangwa uramuhimbiye ni ukuri simbihimba yabitinyuka urabizi ko mufata nk'umuhungu wanjye ntabwo umuharabika rwose ndabizi ubwo rero twabonye bituyobeye mpitamo kugurisha ka kanyana nari nararagije musaza wanjye tuyizere nawe agurisha agace gato ka rya shyamba rye nuko twishyura amafaranga y'abanyeshuri dutyo cyangwa ubona uko yagiye ariko nakumiro ndababaye pe ibikoresho nabyo nyine naguze bike ndabibagabanya nyine barabirwanira ibindu ugize uti barabirwanira kankindi yateye amahane ngo ndi kumuha bike ngo ndamwanga ngo ubwo mpishe n'ibindi za guha Kabera rwihishwa umva wa mubyeyi we nabuze uko nifata pe Kabera yemera gutwara ibituzuye ngo umukuru watuzi ariko ibyo wanyu ndumva ari umugani pe ubwo se uwo mukobwa wabyo yabizanye ate kuko abana bubura wahora n'iki ko nakubiswe n'inkuba wa mubyeyi we kandi yari umwana mwiza wumvira ucisha make nanjye niko nari muzi ukuntu ejo bundi yanteye hejuru byarantunguye rwose yewe uriya ni habuze wamugiye mu matwi nyine abantu usura abayezewe yewe ubwo wenda bamubwiye ko utari nyine bituma yigumura ariko mana ese ubundi bariya abana bazi ko nyina akiriho yewe simbizi ibyo sinigeze mbibaganiriza hane na se rwose sindumva bibabwira kubera iki mutababwira none se urakeka se ko baba barabimenye akaba aricyo kibatera guhindura imyitwarire yewe niko njye mbiteka ariko n'ubundi mwakoze ikosa ryo kubahisha ko nyina ariho none se ko tutazi aho nyina aherereye iyo tubabwira bakatubaza ahari twari kubabwira iki ariko bakamenya ko ariho ikindi kandi tuyizere yangaga ko abana be bamenya ko nyina ari indaya ko byabatera gukomereka ku mutima ntiwamenya ko mwabibahishe bizaba bibi kurushaho njye niko mbyumva ibibazo bazababaza ntimuzabasha kubisubiza nzabwira se abibabwire niwe wamenya uko abivuga yewe numva bitoroshye pe ariko humura bizagenda neza iby'abo bana ntibigukura umutima rwose bazahinduka nukomeza kubereka urukundo usanga naho Imana cyane kararwaye ko hatinze kubyuka nyabo uzi ko izuba ryavuye utaranacisha umwe ku mbuga wa mukobwa we ahubwo ndakumvise niyo utaragera hanze ma nakubuye kare ahubwo ndi kureba imyenda itameshe ngo nyimese ahubwo ugenda usa n'iyawe mvira inyuma rimwe ubu se harimo amazi ahagije ko mperuka nijoro amazi yari yabuze amazi arahari ariko nabyutse ngiye hanze numva amazi arameneka nuko ndebye nsanga nyine twibagiye gufunga robine nahise mvomera ibintu byose nasubiye kuryama nujuje ingunguru n'amajerekani wakoze cyane kuki utanzukije ngo gufashe sana oya sinari kukugora mama bwaramutse ntabwo umuntu asuhuza hanze ariko reka ndebe uwo ari we mama yakuzaniye iyo myenda ngire vuba izuba ritaraba ryinshi kava bishaka ese niwe kanki ninjye nyirane komera cyane komera amakuru se amakuru ni meza ayanyuze nanjye ndaho urebye ntacyo mbaye biragaragara nyine ngiye gusura mama ariko mbeshye mukamana ko nje kugufasha akantu ubwo rero niko kwinyuza hano ngo batazamenya ko ntakugezaho akambaza aho nari ngiye yo ese nibyo none se iyo umubwiza ukuri yari kukwimusha ari kujya gusura umubyeyi wawe koko aka nta mpamvu y'uko uriya mugore amenya gahunda zanjye zose ariko ntukamwita umugore jya umwita mama ari imbere sha ntaramenya mama wa nyawe uriya mugome se ntabamwita mama muciki ariko kanki iyo mvugo yuzuye urwango sinsanzwe nyikuziho
habaye iki hakugubona ndi umupfapfa wo gukundanye na wundi koko kasakumira byari bimwe by'ubuzu ko agira akagwa neza ariko ubundi nta gihe nishimiye Mukamana ko mbona ari umubyeyi witonda se uramuhora iki kanyi bwitonzi bw'ubuzu utese kutabana nawe ndabubona rwose nimuhurira mu muhanda yibombaritse agenda asekera umunsi n'umugenzi ubwo rero mwibwira ko no mu rugo ruko byifashe iyo ari mu rugo sincira simpumeka ankoresha nkukoresha imashini anyuka inabi sinatamira n'akajumba ndeba mbese ni mubi bitavugwa namukunda nde sinzi ibyo uvuze niba nabyizera kuko mbona uriya mama rwose ari umumama w'imico myiza y'indakemwa ubwo rero nyise umubeshyi nyirane wabyizera utabyizera Mukamana n'umwanzi wanjye kandi sinzakomeza kurebera ukoze iki ubu ngiye guhaguruka mpangane umwe muri twe azava muri ruriya rugo kanakomero pe abasigaho kagiye ntukavuge Mukamana nabi rwose ndamuzi kuva kera nta nabi ye uwo mutima wikuremo rwose ndakwinginze ese mama nyirane harya mwatwumvaga nakumvise bihagije uharabika mukasohoka nta kibi nzi yakugiriye ikosa rye nuko ari nyina wundi naho ubundi ntiyakureze nabi rwose twese turabizi nukuri yamureze neza mama yewe narinyuze hano ngira ngo nsuhuze Nyiraneza ariko sintinda hari aho ngannye reka mbe ngiye Nyirane si ngombwa kumerekeza rwose hano ugiye no kumesa buriya tuzongera gutaha hoya reka nze murenze irembo nta kibazo kabera karame mama ngwino usigarira ibyo mu gikoni njye hano imbere kwa Ndere yandaje ariko uzi ko nibutse ko mama w'umwari yarembye yarukurebe ko yaramutse wenda ntiwabura n'akantu mumukorera niba muganje mwiza niwe wiriwe n'umukobwa wawe kutarakivuga nabi se kandi ninde wakubabaje ko nzi ko wavuye hano nta kibazo ufite ukumbaje ubusase wiraza Nyanza ntawe iyo wibye ubwo wakoze yewe ese ubundi gushora ujya yuko nshonje gusa amafunguro ari hafi kuboneka narisize bwiye kabera ngo atunganye ibisigaye ngiye hano imbere kwa mucuti wawe Ndereya Mukamwiza yararembye ngiye kureba uko yaramutse sintinda mbese nanyura hanga ujye kungaburira ngire naniryamire koko turi kusigaye uzerera nka rohombi hasoni uri uguzenguruka mu ngo za rubanda ureba abarwayi se ubundi wowe uri umujyanama w'ubuzima ariko wagiye koko wihangana cyangwa ashaka baguciza imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu sinabimenye ariko se rwose kunyuka inabi nacumuye iki mugabo wanjye nihanganira gato rwose ndebe uko Mukamwiza amerewe ibyifuzo byawe byose ndabikemura kandi n'ukuri sintinda ayiwe ariko wize no kurwana kuko ariko nanjye n'ibiki mwaka byara muguramora iki ko kandi cyusubire mu rugo none hanga hasoni harakwesura mwana wanjye uramwangaje none ngo ugiye kugwaza rubanda ibyo uvuga nta byabaye rwose urambeshye ayiwe akafite we ariko guramora iki kuko umva ubwira umukwa sibaho ngaho se nyine ariko mwana guramora iki ntacyo mbwira wa muruzi kunzi ko ntacyo nagukoshereje uburamora iki kuko sibaho se nyine ariko mama ngumurozi muruzi nyine ariko se wabaye iki kutari usanzwe umeze utyo ko ngiye ndi umurozi ariko wamana we kuko byose byatewe nawe niba ikiganye ngiye sanzwe uri gushyira mu gacuma kanjye ariko se ngewe maze yakubona ukikanga ariko narakubwiye wa mugore we abagore uhoramo bazakuzanira ishyano nicyo narindiriye ubwo se bakwigishije gucisha we rwose nta kintu nashyizemo yabeshyeye nta kintu nashyizemo ceceka aho ngaho ndabizi se unyagira umwana ngiye mwanga ugura mwanga nyine namureze akabangana n'ibyo umukora byose narabimenye kumuvunisha kumwicisha inzara kumuca kuri murumuna we kumuzirikira mu rugo ntagire hatarabukira urabeshya ariko nukumbwiye koko tuyizi nudusubiraho ngo umere umwana amahoro uzamvira mu rugo ariko ko nukuri kumana ka nyine ndamukunda ndetse ntako ntagira utagira mbese ibiro wagakobwa we sijya kumanywa na sisi wanguriye yose amafuti ya nyoko kandi nawe mushobora kuba mufatanya kungamanira sha ngo mu ndoki ibyo uvuga ni ibiki mama ntabwo ari umurozi rwose kavugisha induru ibirenge ntugambaniye pe umva genda kandi ntukajye wivanga mu by'abakuru
ubundi se wowe uzi iki ariko urabizi Kabera n'imbaraga tutaramba mu maso ndagukubitana na nyoko we genda Kabera subira mu byo wakora haguruka tugende ma dadatakwica nabone yabaye undi wundi yabaye undi wundi agenda kagenda aho wanzwe umwicanyi n'inyoko urumva niwe washyize uburozi mu nzoga yanjye ariko abana urugarura hano ahubwo reka njye kuzana bwacuma maze nkamenana n'ubwo burozi guhera uyu munsi nimuzongere kunsukira inzoga no kungaburira twese muzabireke zanya n'ibyo kanyenda ngaburiye ariko papa wowe ceka Kabera bavome gusa mureke nacururuka nibwo muganira neza yewe nyirane karame mama nyihanganira gato ndaje ese ibikombe wagiye kuzana wabibuze ko watinze oya ntabwo nayibuze nuko nasanze amazi yaje nabanje kunyuguza ingunguru kugira ngo nsige nyiteretse kuri robine bijyamo amazi nuko ariko sinakubwiye ngo igihe amazi yaje ujye umbwira ngo ufashe kuvoma nyabo nabirangije mama reka nzane ibikombe ahubwo niturangiza gufungura ingunguru iraba yuzuye uramfashe kuvomera ibisigaye yego rwose ndagufasha imvura yo kuvoma wenyine rwose ntuzayikira mwana wa nawe ntugakabye mama ni ibirometero bingahe se mba nyakuraho ni kuri nta mvune irimo rwose kandi nta mpamvu yo kuvunika mpari ibyo wakoze ntaragira ubwenge birahagije reka rero nanjye nkore yakoze rwose ariko iki kivuguto kiraryoshye cyane we wabyumvishe nawe yewe kugisomesha ibi binyabifufu ntako bisa niyo mpamvu abakira mwabaga mukomeye nta kurwaragurika ibyo nawe se twe twirirwa turya amavuta tutazi uko byakozwe n'uko byabitswe yewe niyo mpamvu nta kurama ku kibaho ibikenya abantu byaragwiriye yewe ibirwara byadutse byo rwose ntibyoroshye nako ng'iby'ibisukari ng'umuvuduko w'amaraso ng'umwijima yewe nyirane karame sihorere nyabo ariko se ushize ko nuvuga mucuti wawe avuga mukase nabi abana wabo umeze gute mfite ubwoba kuri ya mwana azatesha mukamana umutwe kandi rwose uriya mubyeyi ni umudabagizi ntazabasha kubyihanganira yewe nyuma ya cyagiye nta byinshi naganiriyeho na Kankindi ariko iyo duhuye mba numva n'ubundi agifite umutima wo guhangana na mukase na n'ubu iyo ngerageje kumwumvisha ko ibyo arimo atari byo anyuka inabi akambwira ngo ntabwo namenya agahinda ke konderwa na mama uramuzi rero ubugare bwe iyo akoze ku munwa mpita mwunga nkigendera gusa uriya mubyeyi mama nukuri arambabaza pe ariko rwose abana kuko twese tubibona nzashaka umwanya nganirize Kankindi mana akazi kawe ndabizi ni ingare yego ariko niyo atakurikiza inama zanjye ntazampangara njye ndamubyaye sinakomeza kwicara ndeba umuriro ucumbeka mukamana yahura n'ibibazo ntaragize icyo nkora se nanjye naba namugambaniye ariko se mama amakuru numvise kuri mama wa Kabera niyo amakuru ameze ate ngo akiri umukobwa n'ubundi yakoranaga na papa wa Kankindi ko yakuye he ndetse yaba ari nawe wirukanishije mama wa Kankindi abantu kandi ngo yari afite n'abandi bagabo bakundana uburyo n'iriya nda ya Kabera yatashye kwa Tuyizera ayifite ariko abantu bari y'umucuruzi rwose yakoreraga oya rwose ndabihakanye ayo makuru yose ni ibinyoma urumva mwana wa ahubwo se wayumva nyine mbwira narabyumvise ma ariko abantu ntibavuga ntabwo ari byo rwose Kabera ni umukobwa wa Tuyizere ndabizi neza ni ikimenyimenyi ndetse anasa na nyirasenge witwa Wera byo kuba rero mukamana yarabanaga na Tuyizere mbere y'uko ataha muri ruriya rugo byo ni ibihimbano rwose byambaye ubusa kuko yahatashye akiri umukobwa w'isugi witonda cyane mama ni Kankindi wabimbwiye ariko nawe ngo yabyumvanye abantu uretse ko nyine atambwiye abo ari bo ibyo ari byo byose nubwo Kankindi yanga mukase simpamya ko yamuhimbira ibinyoma nk'ibyo nanjye ndumva atabihimba pe buriya ntihabuze uwabimubwiye agira ngo amuteranye na mukamana cyane kwereka abantu bakunda kubona abantu bashyamiranye gusa nzi neza ko ari ibihuha rwose uramenye kandi ritazagucika ukagira undi uribwira
oya mama sinjya mvugavuga urabizi umenya kubika ibanga nk'abakobwa nta wundi nabibwira pe uyu mwana w'umukobwa arafitwe rero uruvuze ibinyoma baba bamugeretseho koko imana izamufashe pe imutabare bwangu Kanyindi we ariko se wahamagaye gahora sinakumva ma ego urumva ukuntu uba wirangira wagira ngo uri guhamagara wo ku musozi ese ubundi ni ibiki ushakira bitumye nkura mu byo nari nibereyemo ariko wajya uvuga neza mwana w'umukobwa icyo mbwira dore nagira ngo uze uvuge uti iyi myenda nanjye nshaka uko nashyira inkono ku ziko burakeye ariko Kankindi naruhaye uzi ko mwamfashe nk'akarago ko mu irebe ry'umuryango kihanagurizwaho na buri wese ubu rero mwese mwirirwa mwikunenga nk'impinja ngo mutegereje ko Kankindi ndi bubamesere barabashutse ndakumenyesha ko izo ntazongera kuzikubitwa di burya si buno ariko Kankindi wahinduwe n'iki ko mbere wari umwana mwiza wumvira ugira n'ikinyabupfura narasobanukirwa isi n'abayituye kumva nari nkiri impumyi ukinjije nkakubonamo nk'umubyeyi mwiza ariko se koko iki se ubu narahumutse menya uwo uri we by'ukuri urumva sinakomeza kujya nirirwa nkwereka amenyo rero sinkiri igisekeramwanzi n'ukuri ndacyari wa mubyeyi mwiza wari uzi Kankindi ndakuzi kandi nawe uracyari umukobwa wanjye nkunda nta cyahindutse ahubwo urikiraho kundebera mu isura itari iyanjye dukomeze tubane nk'ibisanzwe ariko umva ako karimi kawe jya gushengesha abandi naho njyewe ntumbonye ubu rero njyewe nuname mfata imyenda nkumesere ufite inkumi ingana na Kabera koko baragushutse icyakora reka ngupfa agasoni da mesi ya papa iyawe na Kabera muyimesere ariko nawe uri inkumi Kankindi ndetse niwe mukuru ubwo rero niba Kabera ashobora kumesera nawe wabikora ese mama Kabera n'ibindi bitari ukumesa yabigukorera kuko uri nyina urumva ntukavuga gutyo Kankindi nawe ndi mama wawe rwose kandi ndagukunda sirwiye se nyine reka kunkina ku mubyimba kore mama wirukanishije mama se kugira ngo uzumbere umubyeyi ariko wamwirukanishije wabanaga se wadashoboye kundera none uratinyuka ukanyita umukobwa we nta n'isoni ugize ngo iki Kankindi icyo utumvise ni iki ngo nirukanishije nyoko none ibyo uvuze koko wabisubiramo cyangwa ufite gihamya ariko none se data yari kwirukana umugore mwiza ujijutse nka mama akaza numeze nkawe atabikoreshejwe n'amarozi wowe na nyoko mwamuhaye nawe rega uratengamaye mu rwuzuye mama we rwubatse arimo kurya ubusa nta n'isoni uribeshya ariko uribeshya uzongera kurugirira amahoro ari uko ntakiriho cyangwa ntakirurimo nakohoye ngomba gukora uko ushoboye kose ukaruvamo Kankindi rekeraho ndumva utangiye kurengera sinahangana nawe uri umwana mbyaye gusa nkumenyesheje ko ibyo ukeka atari byo ushatse wareka kwivunira imitima wihingamo urwango rudafite ishingiro rwose winyigisha kuba mwiza kuko nawe nturi mwiza namba kenyera ahubwo duhangane ubu nzakora uko ushoboye na papa ubona ubunyamaswa bwawe ese niyo mpamvu wamubeshye ngo wabonye ashyira ibintu mu gacuma ugatuma ataharwana ariko agira inkuru rero yarakudishye se kuki ntahabaye ngo nirebere ibyo birori ceceka mukobwa narahombye ceceka nawe uzashaka hari ubwo byazakuba uretse ko ntabikwifurije byashoboka da n'umugabo wanjye ukazamuroga akajya agendera ku by'ibyo bitega byawe bimutegetse ariko amaherezo bizakugaruka ndakubwiye reka nkureke nshaka icyo nteka burakeye ngaho mbese iyo myenda yasa ubwo wumva jye na murumuna wawe Kabera utatumesera uvandimwe wanjye ni Semana ubyibuke neza Kabera wasanga atari n'uwa data ese ari kwa mukobwa n'iya papa kwanza ntayo nkoraho naza agasanga ikiri hasi arakwisura nawe njye ahitegeye imfane ariko Kankindi akazi ko aribyo ntabyo mfura ariko Kankindi ubwo ko kurumva guhangana nanjye bizakunda ugize ubwoba sema gukubitwa rimwe bitumye umanika amaboko hamwe wari wabona iki se ariko rwose Kankindi mbana mu kanwa kawe reka nisubirire mu byanjye nkureka ahubwo umuntu ucuruza hano yagiye se ko hasigaye harangaye gutya use kuko ntibamwiba cyangwa mwabuze ubakira se naho ingiye imbere kuvunjisha
gusa iyo mfata utwo nshoboye ngafumyamo wari kunshakira ye. Oya nta mwari mwiza nkawe ukora ibyo uretse ko winjiye nkureba da. Nashakaga kajine ndabona amazi maze. Yo zashize ariko ji hari umuntu nzitumye nuko ataragera hano. None se turi hano hafi maze iminsi uzangaha gufata icyo kunywa. Oya nuko mba naje ku rugerero. Nawe urangije amashuri yisumbuye rero wa mugenzi wawe mwajyaga mukunda kuzana se noneho umusize hehe? Iyo munsi ntiyaje sinzi ikibazo yagize. Ese yakundi ndahombye. Ariko abacuruzi mwasetsa rwose. Ubundi usugira ngo buri munsi yajya agera hano nkumara nubwo ataje abandi baraza kuko nta butike nyinshi ziri aha hafi. Ese ibyo navugaga yewe. None se wavugaga iki? Ntumbwire ko ntabikeka ukuntu wabaga umwitegereza utamukuraho akajisho. None se wamuhaye amakuru we wirashanzagura. Ni iki ushaka kumumenyaho se? Nshaka kumenya iwabo, imico ye, nimero ya telefone n'uburyo umuntu yamugeraho. None se ko urugerero rutararangira waretse ukazamwibarira? Wese wambwiye niba ubizi. Iwabo niyo ruguru iyo munsi gato y'urusengero rw'Abangirikani. Sinzi uko wamubona kuko ntajya apfa gusohoka iwabo. Kereka niyongera kuza ku rugerero wenda akinjiramo hano. Sha ntagaruka uzamuzanire pe. Niba nta mafaranga mufite wowe rwose uzamubwira se umugurira agatobe sinzabishyuza. Sawa nzamubwira. Reka rero njya gushaka aho nakura ikintu cyo kunywa ubwo tuzasubira. Ese wanze tugasangira agatobo nari ntumije hirya kuri resitora ko nari ntararya. Wenda n'umusore natumye ji yarabaje. Ayo mafaranga rwose ureke kuyajyana ahandi. Oya murakoze. Nuko izuba ryacanye cyane ntakirwa naho ubundi ntabwo nshonje. Ahubwo reka ngende. Oya uretse kugenda. None se ntunambwira uko uwo mugenzi wawe ateye uko yitwara mu rugo. Yewe ni umwana mwiza rwose. Nta mico mibi agira ariko ibyinshi uzabyimenyera nimumenyana. Ko numva ari icyo nyizi. Oya ntacyo pe. Ahubwo wirirwe ndagiye. Ngaho wirirwe neza. Ariko ubundi bakwita nde? Njye nitwa Nyiraneza. Nyiraneza disi. uramenyereye se mu rugo rushya? Mu rugo rushya se? Ese umujye nawe ko dakoma. Yewe yazindukiye kwa muganga yumva ko atameze neza. Ndakoze najya utinda ubwo wasanga warabitashye. Yewe yashoboka kuko mbona adashaka kurya. Reka yambujije kwitera umubavu nari isanzwe nkoresha ngo usigaye umuhumurira nabi. Ndabahumukira buri kanya hondobe. nuko ntubaze arasamye tu. Yagiye kuba papa karabaye. None se amakuru y'iyo ngiyo papa araho arakomeye. Abandi bo nta makuru yabo bashaka kumva rwose. Papa araho nyine ariko mba numva kuvuga nabi ngo yarakurakara. Ngo yagize gute? Yarakurakara da. Ngo ku mpamvu ki? Ngo ni mpano umugeni yahaye mama kandi Mukamana ariwe wakuye. Wimbwira iryo zina mu matwi yanjye. Ngo ari nawe wari wicaye iruhande rwa papa nk'umubyeyi. Ngo mwamusohozokoreye umugore. Ariko ye yewe ndumva yararakajwe n'ubusa ariko ubwo se koko aretse kwigiza nkana yumvaga ishimwe ry'umubyeyi ryahabwa mukadata kandi mama hari. Ni ikibazo? Ariko ye cyangwa iyo nawe amugurira igitenge akakimuha yari kubiki. Nakubunda byumva Mukamana yashakaga nawe guhabwa igiseke gitatse dore ko ngo nta n'ikindi ateze kubona vuba. Kariya gakobwa kazinzi ko kazabona umugabo. Yabajwe nuko atazagaragara muri video y'uko ari kwakira impano. Ariko abaturage buragwira. Yewe Mukamana ni umuturage mubisi pe. Shimangira itirwinde. Nibaza papa yakararuje bikanyobera. Papa ntagenda heshe. Ariko nyine sema ubutesi yagiraga buri kugabanuka. Papa asigaye anyuze bakumvira nabi ariko igihe amunyuzamo iyi. Birashoboka se? Naramudihada. Icyo ni icy'umutwe. Ni byiza cyane ndumva zanzara atashobora kuba yarazirutse. Nta kabuza.
ubwo asigaye yitwara nk'umugabo ufite ijambo mu rugo rwe ariko ibyo ntibihagije nanezerwa kurushaho amumenesheje akava mu mitungo mama yavunikiye Sema agatorongera uriya mugore nibaza ubwenge koko ntazategereza ko data mwirukana ahubwo uzishya rya ndakubwiye ngo ntazabibona ko nta gaciro gifite yijyanye ariko si ubundi uriya mutimbi uriya yajya koko yahakura he ako yaba ahafite aba yaragiye ko nanjye simworoherega nta mpamvu yo kumworohera reka nta mpamvu ubu data ntacyemera kurya ibyo amugaburiye nibyo yego ndakina namwemeje ko ari umuruzi icyo waragira nyine nabamenyemo urwikekwe n'umwiryane bikomeye ibyo ni byiza iyo ndakaje ako kanya bidashaka icyo mushinja andi papa akamuhonda ajya mbese ubu yabaye nk'ingoma y'abaporoso ka gakobwa ke rero ngo ni kabera kagiraga amagambo nk'ay'abagombozi kariya nako karanyura nako kararuciye kararunize kajya gaceceka ubundi se kakavumbura mu biki gasigaye karebera ibiba kuri nyina kagatuza kadatuza kumbita kazibesha yashyitse ayo mwanya nka diyo siko n'ubundi katari guhakana nanjye kansinde da ndakwemeye rwose uzi kurwanirira mama ishyaka mbona utari nta mpamvu y'uko yakurwa mu gihe ngo akomeze kurengana kandi yaricunguye anyumva tugomba kumusubiza icyubahiro sema niyo tutabimusubiza n'ubundi nawe numvise nta n'icyizere na gito nta n'icyifuzo afite cyo kugaruka mu rugo rwe dore ko n'imyaka ishize ari myinshi ariko ntacyo iriya si harusaho zizatuza isubire yaturutse isaha mukamana umva uzi neza wowe uzakomeza umuzonge naruha azagenda atumuke mwiriwe ni mwinjire urakoze uri murumuna wa Kankindi se ko ndeba mwenda gusa yego ntimwibeshye sinabamenya ariko nibyo ni ubwa mbere tubonanye Kankindi se arahari niwe narije kureba yego arahari reka nze murebe murakoze ese ni wowe urakaza neza iwacu uraho Kanyi uraho neza gira umugabo ndamushimye ufite murumuna wawe ugira ikinyabupfura shaho azi kwakira abashyitsi araje mubenguka asige muri uru rugo oya se utarakara niganiriraga urabizi ko nta wakundutira uyu baracyari muto kereka murangiye murumuna wanjye wenda nuko ndebagira isoni cyane wabihamya ute se ko ari ubwa mbere umubonye wenda no kwiyobereka kuko abakobwa b'iki gihe niko se bakobwa kuki mutambwiye ko twabonye abashyitsi nta kanya karashira baje twari kuza kukubwira muraho neza musore muraho neza mama uyu ni umushyitsi wa Kankindi ariko kuki ushira isoni wakanuwe tumva uri buvuge rega n'umwirondoro we kandi utanamuzi twishimiye kubakira iwacu kabe karame ngwino hanze umfashe gushaka icyo tuzimanira umushyitsi ureke Kankindi abamuganiriza oya mama reka nanjye nganirize muramu wanjye gato ayesaba muramu wawe se aka kanya ari kugira akarimi kihuta wa ntabwo avuze nabi ariko kereka niba umbengeye mu maso ya mama wawe ngo mu maso yande ngwino kabe reka amashyengo umushyitsi atagenda tutamuzimaniye nimwigore nari mbizi ko nyabyenda ari buze kunsura nimugaruke rero n'ibyo kumuzimanira nabiteguye kare nuko di uri umukobwa w'umutima noneho kabera nagenda bizana hoya ntacyo ndabyizanira reka mbanze muganirize gato none se shiri karame ko mbonye musa n'abacengana ntibicyuwe na mama wawe n'umuvandimwe wawe mu nkinzi ntacyo tugikinze da gusa nyine uriya ni muka data mama ntabwo akiba muri uru rugo ese musaza wanjye tuvugana kuri mama we yarashatse batuye mu mujyi muka data n'umukobwa we rero uriya baranyanga cyane arantoteza mbitekereje mbona numva umutima ugiye gusandara yewe yanganisha ndabyumva ntiworohewe ariko uwo muntu azakuba hafi uko nshoboye kose
nakureka muri bishoboka byose impeshyi itaha izasige mbaguhungishije. Ushatse kuvuga iki ubwo? Nyine nzagutwara bava iruhande wibane nanjye ugukunda kandi nzagutonesha rwose. Umva ngukize intimba yaba bagutoneka. Umva se ngo umubyeyi se aracyariho? Hariho atuye hakurya iriya. Shaho uzamunyereke. Nzakujyana umurebe. Yo urakoze cyane. Gahangane gato rero nkuzanira icyo naguhishiye. Yego sheri. Ndi kuko mbanga nkushaka kumenya urugi n'amahoro. cyane isaha si iwanjye. Ubwo burakara butewe n'iki ariko kutajya utaha uvuga nabi gutya. Ndeka ndavuga neza se ngo mubihe agaciro, ariko murabeshya ntacyo muzantwara. Imana irebera imbwa ntihumbye. Sema ufite ikibazo cy'ikuwo munabi utari usanganywe. Mbaga maso wamukomera ongera no kumagara imbere ubwo kwineza yose nkugirira wabonye ukwiye kunyitura ku ngambanira. Ndabara bivuze ukuri koko ese ngo ntigire inyiturano ni kimwe n'umwana wa nyina wundi ngo kukugambanira. Mbese ngo ari nigeze nkugambanira sinanabitekereza kuri musaza wanjye nkunda nta kibi nakwifuriza nta n'umwanzi wagutaraturutse iwanjye. Turutse iwanjye tureke wanjye icecekere muko gutega umutego ikiguruka kiwureba nuko uruhira ubusa. Nakoreka nze kereka sha reka nze nkwereke sha umva urabeshya ariko zibi ni ikimana siba ceceka ntegura mezi ubundi niryamira ndabona se Mana yarubiye aharejeza bayacurutse nibwo nzamenya uko byamugendekeye. Sha umva urabeshya ninde zuteguriye ameza se muko nakumenye rero nta burozi bwawe ndya ngwiki nguburozi. Umva reka nkubwire umva imigambi mumfitiye wowe na nyoko nayimenye. Urumva Imana idashaka ko nkinyuka yabimpishuriye nanjye neretswe nk'ababandi bajye bavuga ahubwo ndetse ntundarira mu rugo. Ndabizi ubonye ko umugabo burozi nyoko yagupfunyikiye byanze wantana n'icyuma cyangwa ugashaka izindi nzira. Ariko sema watuje rwose ukareka ibyuri ntuzi biki uzuranyohereza he muri iri joro. Umva ndakubwiye ngo mviraha aho ujya ntihandeba nushaka urare muri ruhuru imkazi kurire cyangwa ibyo nkorera ni ibiki n'ukuri nta burozi mfite nta n'umutima wo kukugira. Umva genda mviraha bitaraba nabi ndakwiruka. Umva turura genda ndakwirukanye sinshaka kukumva rwose. Mva ndakubwiye ngo caha ugende uvanga mu rugo. Ese ni wowe Kanyi injira heza kuzwe iteka. Uyu ni nyina neza wabaye nk'umarya waho nyirane Muraho njyewe. Yo warakuze cyane rwose. Amakuru iki se ya mama? Mama arakomeye. Kanyi Karame. Amakuru yawe se kutaruherutse kunsura? Imirimo ya mugore wa papa we yanshinze sugira ngo irankundira kugira aho njya. Nubunje nsa n'uwiyibye kuko nari ngukumbuye cyane. Kandi nawe mfite n'inkuru nziza nshaka kukubwira. Ariko Kanyi wajya ureka kubeshyera mama Kabera. Ndakwiyamya muko ko ngenda iwanyu kenshi imirimo uvuga ko ntayo usanga uri gukora. Nyamara si byiza guharabikana. Cecekaho nawe. Cecekaho niba nta kizi mufite cyo kuvuga. N'ubundi sinzi cyatumye nkubwira ngo nkurikire. Musigeho mudaterana amagambo mupfubusa mwabakobwa mwe. Soze uvuga ubusa. Ahubwo mbwira iyo nkuru nziza amatsiko aranyishe Kanyi. Mama oya rwose. Iteka nyiraneza bavuganira mama wa Kabera wagira ngo ni nyina. Icyo muvuzeho cyose aravuga ngo ndamubeshye. Sinzi mu by'ukuri cyaba ashaka kumvikanisha. Oya Kanyi urakabya rwose. Uriya mubyeyi uramuharabi kugakabya. Sinzi niba ari mama wabo wabigusabye ariko rwose ujye urekeraho umukure mu kanwa kawe. Ndarenga. Ariko rwose mwabakobwa ibyo ni mumbabarira mu by'ukuri. Oya rwose Kanyi ndarakabye. Nimusige hose. Kanyi sinakubujije kubuza mukasa amahoro koko. Kuki utanyumva rwose? Ariko umwanya arimo n'uwowe mama. Nakubwiye kenshi nta ruhare Mukamana yagize mu gutana kwanjye na so. Kandi sinshaka kuzongera kumva uvuga ko umwanya arimo ari uwanjye. Urumva? Niwongera no kubabaza uwo mubyeyi uzaba ushaka ko nkwanga.
kandi sibyo nifuza uranyumva neza nyaga ndakumva uri umumama mwiza rwose mbwira rero ya nkuru wampishiye mama ndakumva nyine ugiye kubona umukwe nuwahese di nawe kwa nyirarume ndayishimiye ushatse kuvuga se ko ari wa muhungu wawe uko igize nuwo rwose yo biranejeje cyane pe uriya mugabo ni imfura cyane niba n'abahungu be barafashe imico ye uzaba witomborera umugabo w'indakemwa nanjye mbona yitonda pe ese burya bya bintu nabiciraga inkera ari urukonda ariko nanjye biranshimishije cyane ahubwo nijye uzakwambarira nta kibazo rwose wese kuri nk'umuvandimwe uzanzanira uwo musore hano usa nsure di nzamuzana rwose kandi rwose kanki urekera aho guhangana na mukaso yego mama reka njye gushaka icyo nteka ndumva nisonzeye uragikura hese mayi uti yewe nta kintu kiri muri iyi nzu rwose uko uyireba niko iri ewe si uku kwirengagiza nuko narindi gufatisha imbabura nagira ngo tuganire inkono iriho ndabona amasaha agiye nta kibazo nshuti ariko se kubishyizeho kare cyane 10:00 mba ngira ngo mve mu gikoni kare ese ko mba ndi njyenyine natuyizera akaba ataha mu gicuku bugiye gucya yewe urugo rw'umuntu umwe wirumbwira ndaruzi ni ikibazo pe njye mfite umukobwa wa murumuna wanjye usigaye aba mu rugo ubu ndasanga yabitunganyije ariko n'ubundi ibijumba biryoha bihoze da ahubwo se kundi baho hasi duke cyane byose ndabibona eka simbimara kurya njyenyine birananira nanatekereza ko tuyizera n'aho atahera hose atari bwasamira ibyo natetse mwumva ipfa rirashize rwose ngo ariko mukama ntukawumutse ukabye none se niba wumva ataha mu gicuku izo saha urumva yaza akarya ikindi wasanga bayihagiye ibyo mu kabari ntabwo ari uko bimeze rega nubwo yataha akarya ntiyabirya akanakumiro araterwa n'iki wa mubyeyi we umukobwa we yampinduye umurozi da mwana we ntabwo wabimenye ayiwe wowe se uraruga amaze igihe kinini arya ibyatetswe na kankindi gusa ngo njye na kabera ntakitwizera tubira ahubwo kankindi atagihari ariko uze kwa tuyizere ko numva bikomeje kudogera n'ibiki Imana y'u Rwanda ubwo si byivuze ni ukuri koko ni ukuri kw'Imana ntacyo ubeshye ntabwo nkubeshya pe ariko we Mana tabara yewe njye ndumiwe noneho ariko ihangane ni ukuri ibi sinzabyicarana nzashaka tuyizere bimuganirize sigaho utazarinkore nzabivuga noneho yanyica uzamahana asigaranye ni ugutahatongana arwana mbese yabaye undi wundi ntakiri wawe rwose ko numva wakubititse mukama ihanganisha ni ukuri birambabaje ariko nzashaka tuyizere muganirize muhane ni ukuri naho ubundi ngenereje no kugusaba imbabazi sinabashije kuza mu bukwe hari umuvandimwe wari wagize ibyago nari natabaye yewe nayo impamvu wantwerera ariko ntuze mu bukwe niyo nta yindi ariko ubwo mbimenye rwose nta kibazo yakoze byagenze neza se ariko cya kibazo cy'inkwano se mwagikemuye mute yewe bwagenze neza da nyirasenge wa kankindi yaje kumuhana amwumvisha ko inkwano igomba kwakirwa n'uwamureze yego ni nawe bakamuha impano gusa yego icyakora yanze ko nyina tumukodeshereza umukenyero usa n'uw'abandi tumugurira mushya ntacyo bitwaye rwose ibyo ngibyo none se agashima k'umubyeyi kahawe nyina wowe utahiraho nk'uko byagenze mu bukwe bwa Semana reka da nanjye barampaye umukwe wacu nabonye ashyira mu gaciro kandi afite no mu mufuka ntumva ati yewe ndumva ibyo byose binejeje rwose reka n'ubundi nawe aba bana uri nyina none se wabareze kuva bakiri bato twese turabizi kandi ubarera neza rwose bishimishije Semana niwe kugeza ubu utarahindura ibitekerezo azahinduka nawe sinzi niba azakomeza kunyitwaraho nabi kuriya oya azahinduka rwose njye sinshidikanye hariya ni amashagaga ya gisore azamushiramo yewe Imana izamfashe yisubireho pe Semana yari umwana mwiza nkumbuye ibihe byiza kinyita mama nkamwita umuhungu yego di
ceceka we akubacecetse wakama ariko si uyu muhungu wawe amahane yakura kuri nde buriya uzi ko arira amasaha 20 kuri 28 yewe nge ko nta mahane ngira se yewe n'iwacu nta muntu ugira amahane buriya niwe bayakuraho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ariko sheri ntukambeshyere mpari ubwo wanangira yahe mahane kandi no mu rugo rw'iwacu umuntu waba ugira amahane ni mukadata kandi ntawe duhuriye ku buryo umwana wanjye yafata imico ye ubu rero aya mahane n'ay'iwanyu ngaho se abanza umwonse tureke impaka kuko umwe muri twebwe ari ukwigiza nkana ese uyu munsi ntujya gucuruza abandi ajya kwishyura ipatani n'indi misoro ariko najyaho ubukene bw'abantu baba batari benshi cyane ni byiza da natwe tukubona iruhande rwacu rega uzi ko uzinduka ugenda ukaza nijoro nuko bebe akiri muto nyine naho ndi ari kujya mbaza hose aba none sha najya mvirirwa imbere tukabaho duti cyakora ahubwo bebe nizuza amezi 4 uzashaka umukobwa wo kumurera nawe ugaruke ujye umfasha rwose kuko hari utuntu ushaka kujya ndangura mu ntara abakiriya batumbaza kenshi nkatubura ubwo ntujya utabona hano hafi sheri cyo kabanyamatsiko madamu uzatubona n'inkuzana yewe ntakereka ntegereze da uzi ko muze yaherutse kumpamagara ambwira ko bashaka kuzaza kuduhemba iki ahubwo sinzi uko nibagiwe kubikubwira warakoze ko wari bagiye kubimbwira n'undi numva bitashimishije ugize ngo iki madamu mubeshye se ntushaka ababyeyi bawe baza kureba umwuzukuru ngo ababyeyi banjye kereka niba data atazazana na wa mugore we cyo ushyira mu gaciro sheri cyo si iki ubwo urumva umusasa yaza kuguhemba wenyine bikavugwa he koko niyo mpamvu nyine bitanshimishije kuko numva ntakeneye uwo mugore mu rugo rwanjye urumva data azanye na mama kumpemba nibyo byanezeza urabizi ko bitakunda sheri mama wawe ntakiri umugore wa muzehe baratandukanye n'imbere y'amategeko rwose ibyo urabizi ibyo sinshaka kubyumva niba ari uwo mugore uzaza kumpemba bazabyihorera rwose nta mata y'uwo mugome nakwakira iwanjye ndabivuze ariko sheri wajya ucisha amagi koko cisha amagi icyo ariko uwo mubyeyi ko yakurese ugakura urumva aje kuguhemba byagutwara iki koko ntusakurize nyabyeyi mpembwa na nyina wundi se kubera iki kandi mfite mama kubera ikira herega mu bukwe wamuhaye igitenge nk'umubyeyi wanjye ndakureka none ngo aze antegeshe urugore atese ibyo byose ntabwo nabyemera simbyemera rwose ariko icyo gitenge uvugana mama narakimuhaye rwose n'ubu ibyo bidakwiye kukubabaza sheri reka mbe nkubishije ndabona uhise uhindura isura gusa ubitekerezeho umbwira igihe wumva twabwira umusaza bazamenya uko bitegura bugiye ureke gukomeza gutuma umunsi wanjye ugenda nabi di ugiye rwose soni nubwo n'ubundi wamaze kuwangiza sinagambiriye kukubabaza sheri ihangane rwose basi ndashaka uburyo tuzabanze tujye gusura amabukwe mukuru tumushyire umwana murebe ntiwumva noneho nuvuze ijambo ry'abagabo rwose ibyo byo tubikore vuba ndetse sema uko kurabona mama atari wowe uzize ntabwo bivuga gutyo nivuga gutyo kubera iki ubu iyo umfashe tukamuvuza nawe yarakize biraga waranereranye mbese nyine oya kandi kanye rwose ndakwinginze uguma kuvuga gutyo ariko nyine sinakubaye hafi nk'uko byari bikwiye ariko nanjye sinjye nuko nari mfite ibibazo ese ubwo ibyo ni ibibazo ki warutishije ubuzima bw'umubyeyi wawe nyine wowe ntacyo si rwose sema sinabiguhisha rwose nawe wambereye nka rubanda ubu ndumva nta bandi n'icyo umubwira gusa mucyo nabonye mukunda bapfa kuruta abazima koko nanjye si uko nawe nyine ubu se ko wumvise ko yashizemo umwuka ugahita uhurura ibyo bibazo noneho byarakemutse umva kandi amarangamutima ufite yatuma uvuga n'ibidakwiye ibyiza reka turebe uko tumuherekeza neza ibindi tuzabiganiraho nyuma utuje uranyumva ahubwo ureba uko wihanagura ayo marira hanyuma ujye kwa mukaru yanjye uzane indabyo n'imikenyero reka nanjye rero njye kureba ku isanduku yatunganye ibyo ntuhangayike ndabikurikirana
ahubwo ujya gufashanya kubana gutunganya umurambo. asigariwe nshinguka imbere nawe wiza kunshungera erega ndabyumva uri mu bicu kuko mukeba wawe yapfuye. Mwana iki ndakwiyamye nukomeza kunsakuriza urabeshya ariko n'ubundi nawe uzamusangayo nubwo wowe ntawe wazakuroga nk'uko wamuroze ariko amaherezo naho uzapfa. ariko kanya ubu koko nzakora iki ngo ugire kakubita umurozi murihe n'uburwayi cyangwa ubw'umubyeyi wawe tumurozi ku buryo uhamya ko namurozi yewe koko nse niba nawe urenze urupfu uhuruye ujya hera uzanywe ni uraruje gukomeza kwica data mu bwonko umubeshye ngo uje kumufata mu mugongo. nawe na Semana muri abana banjye ugomba kubaba hafi mu bihe nk'ibi rwose bigoye byo kuba umubyeyi wawe muri abana banjye muri abana banjye ngaranya ko baba mu hafi amabehe bigoye nk'ibi ewe wakabimenye se nyine ko umubyeyi wacu twamubuze ahubwo bayuze ubwenge wampira mu nzira utaza gutuma gukurikiza mama urumva kuze kweshyira imbere gusa no gutaha ubu gutatumiwemo kanyi ko ibyo nkubwiye nta bufasha bw'uyu mugore nshaka hano muri uru rugo rwa data izo ndabyo azizanye nta wamenye iyo yazihamuriramo noneho twese yatuma kagira ngo nitumuyobe ariko bana banjye mwagiye mureka kunyishisha ko nta cyabo kweshisha yumva umurozi cyangwa nshaka kubagirira nabi arangaregeranya n'inyinshi gusa nare gutegereza ko abagabo n'abagore koko gutyo ko naje mu rugo rwa so muri bitambambuga sinabareze mugakura ibyo ukoze si ibi wabanamitse koko akababibamo urwango rungana gutya ku bana turakuzi akagwakiramo urwango rungana nibyo rwose batureze neza mubyeyi mwiza erewe ubu twabaye abagabo natwe dushoboye kwigenza dibi tugikeneye abaduheka n'abadufata akaboko ngaho rero uzabyare n'abandi ubahe urwo rukundo ndeba rwagusagutse nabo bakuze ese ubundi ubura iki ngukurikize kabera ko data atabura ibibarira shinyaganya busa ingumba se yabyara ite kubona itangiye no gukecura icyari cyamuzanya kigeze niriya ngirwamukobwa ni nk'Imana yatumye ahibyara kugira ngo data atamwirukana naho ubundi inda y'urwango agira yari kuvamo abana pe ariko unzi yahure nzagira ayo mahirwe se twayakura ntiyahure umwamba bariye koko reka mbevu mu maso wapfa se ahubwo tumba mutangiye kurenga genda tu upfuye bigakunda twanezerwa ntabwo yigeze atya izakurenganure genda ushi kagenda buhera genda va ngaha ntabwo tugushaka ushi nagenda tumukubisa harusha ahandi kuryana pe aho bagiye tumukubisa mu cyico ariko sinakubwiye ko uriya mugore ari umurozi mubi dodo reba dore nk'ubu adutesheje umwanya kandi amasaha yatujyanye no ese telefone yawe isa n'iyisemo ntiwamubashe turanyohereje ubutumwa bw'isanduku yatunganye umva kanyi reka nyaruke nyizane ubwo nawe rero genda urebe izo ndabyo n'imikenyero kundi papa ari papa yagiye kureba aho abacukura imva bageze yewe ubwo rero ngaho genda turasubira mu mbega irungu kiba abashomeri baragoye pe ubirirwa batya bukira bugake icyumweru kigashira ukwezi kugahita umwaka ugataha ana we ibi sinabishobora pe na nyiragasazi wanjye ntahari nubwo agera akavuga ibyo tutemeranya ariko nibura agerageza kumara irungu ubwo ari gukingiza havaho nijoro nubwo ababonye uko acunga urugomo n'abandi bagore ese ni mwebwe ni twebwe yeza kuza iteka ryose uraho nyiraneza ndaho ndakomeye mutambuke mushyike mwakoze amakuru yanyuze amakuru ni meza kanyine se ko adakoma yewe musanze adahari yagiye gukingiza umwana sinzi isaha ari bugarukire nta kibazo n'ubundi si we twashakaga cyane ahubwo ni na byiza ubwo tuhagusanze wenyine turabasha kuganira twisanzuye ni amahoro se
yewe ni amahoro masa rwose gusa ni ikintu njye n'uyu mukobwa wanjye tumaze igihe twitegereza tukabona kitanejeje noneho twiyemeje gukumiraho rero wenda wowe wadufasha kuko aho bigeze birakabije rwose birakabije cyane ntibikize kandi umva rero uburyo umufatura mubyeyi ntibikwiye na gato yego se wakuye kankindi mu nda ariko niwe nyine kuko yamureze akiri muto kandi rwose ndahamya ko nta kibi yamugiriye nubwo kankindi we ahora amubonamo nyina wundi ariko njye ntacyo mfa n'uwo mubyeyi gusa sinakwinjira cyane mu by'imiryango oya we kwihunza inshingano zawe nyabyeyi wenda kankindi afite ibyo yakubwiye nawe urabyumva nk'umugabo we ariko uriya muryango wawinjiyemo twe twaragutanze kuwumenya ibyaberagamo byose ndabizi kuva nyakwigendera w'ingene yakiri muri ruriya rugo yewe nibyo koko hari byinshi ntaramenya ntabwo rero ngamije kuguteranya n'umugore wawe gusa unyumve neza wenda afite igikomere kimutera kwanga mukase no kumufata nabi ariko ukwiye kumwumvisha ko ibyo arimo atari byo mukamana aheruka kumbwira ko mwanze kubaza kubahemba numva ibyo bintu ari byo yewe nabiganireho na madamu numva atabyumva neza nuko mpitamo kubitwara gahoro ngo tudashwana ariko wenda azagira aho abyumve yewe si ibyo gusa yanga guhembwa urupfu rwa nyoko bukwe kankindi na musaza we bashinjaga mukase ko rero waroze nyina baramucyurira ngo ni ingumba bamubwira n'andi magambo menshi yo kumukomeretsa mu ruhame rw'abantu ibyo uvuze se byarabaye ko ntabyo namenyera simubeshye rwose kankindi n'inshuti yanjye ariko uriya mubyeyi araharenganira cyane kandi kankindi yabeshye mukase ngo yamubonye ashyira uburozi mu icupa rya se yanyweragamo inzoga arakubitwa ndetse umusaza nta kigero ry'umugore we yateze ngo atazamuroga aramwiryane n'uwose mu rugo rwabo n'imvune yagize yose ntawamutumira mu birori ngo bajyane mbese nyine aho mperukira amakuru yabo ntibacanaga uwaka kankindi wanjye se yaba umuhemu kuri urwo rwego cyane rwose ndetse yakwirakwije ibihuha ko kabera atari uwatuyizere ko mukamana yanze kubyarana nawe ku bushake uranyumvira kuki yashakaga yari imitungo yatuyizere gusa namwe munyumvire koko ndetse hari n'ubwo yabwiye se ko hari umugabo ugeze mu rugo rw'adahari uzi inkoni mukamana yakubiswe kubera ibinyoma bya kankindi kankindi we tumiwe ni ukuri nsanzwe mbizi ko kumvikana na mukase w'umuntu bigora ariko numva kankindi yarengereye pe niba ibyo mumbwe ari ukuri ni ukuri ibyo tukubwira ni ukuri njye n'uyu mukobwa wanjye twagerageje kenshi kuganira na kankindi ariko ntashake kutwumva dufashe rwose urebe uko yakwisubiraho harakikubabaza uriya mubyeyi yamureke aruhuke amureke rwose amuhagarariye yewe murakoze kubimbwira mbishije ko nzakora uko nshoboye rwose ntibizongere uzamukoze rwose ni ukuri ndabikoraho rwose murakaza neza murisanga abana bacu murakoze rwose mwaherukaga hano mu bihe by'ubukwe bwanyu none imana ishimwe twongeye kubabona ndetse mwaraniyongereye murakoze cyane umujyi ni amahanga rwose muhageze mu mujyi muratwibagirwa burundu niko ushasema uribuka igihe uherukira kumvugisha papa ni ukumbabarira rwose amakosa yo ndayafite menshi ndetse akomeye ariko rwose ndabinginze muce inkoni isamba nibyo rwose byose Imana avuze ni ukumugira imbabazi pe mva mbese nyuma yo kwicara tukabisubiramo twasanze aribyo twafuditse none rwose twari tuje ngo tubikubite imbere nk'ababyeyi oya sigaho udapfukama sigaho udakubita ibipfukame rwose ubunyambuye nakunda gusabye imbabazi rwose nakubereye umuvandimwe gito nta rukundo nakweretse nta nama nakugiriye nka mukuru wawe icyo nakoraga ko ari ukugushimura no kukwita amazina kabe rwose mwene data byose ndabyicuza kanyi noneho umenye ko ndi murumuna wawe na mama se uramwemera ko ari umubyeyi ra ngenda kubabariye nta kibazo n'ubundi njye sinigeze nkwanga urakoze cyane mama we sinzi aho nahera musaba imbabazi
ndetse na papa ibyo naregaga mama byose byabaga ari ibinyoma ntiyigeze nyicisha inzara nta n'imirimo ivunanye yankoresheje yewe nta n'ijambo ribi yigeze mbwira nta n'uburozi namubonanye ryagiye ntibishoboka imyaka n'amazina ry'ibiryo biryoshye ibyo wajyaga ntegurira kandi waranyemeje ukuntu wamubonanye uburozi ugura yishyura icyo wagakobwa we kagahema ubu ndaherayo musaba imbabazi z'inkoni zose namukubitaga buri munsi kubera ibinyoma byawe genda mva mu maso wankoze ibibiwe narakumviye nkora amahano ngo ndaregera umwana wanjye kwinzira akarengane ubu ndabigarurira he koko umugabo mwiza ibyo Kankindi yakoze yabiterwaga n'ubwana none ubu yaciye akenge asanze adakwiye gukomeza kugendera mu nzira mbi mubabarire rwose mubabarire nanjye ndamubabarire oya madamu narakubabaje cyane kubera uyu mwana ntamuhanye rero ntiwakwemera ko nicujije ibyo nakugiriye ndamuca mu bana banjye icyo gihano ndamuca rwose gira imbabazi rwose mugenda kwinginza izo se najya zinyura he mu bandi umugore wanjye ari igicibwa mu muryango avukamo icyo mutegeka cyose rwose turagikora ariko mutubabarire dawe rwose nk'igihano kirenze icya Kankindi urabizi Kankindi akiri muto yubahaga mama guhinduka kwe rero rwose nijye byaturutseho pe rwose mbivugisha ukuri numvaga umwanya wa mama nta wundi mugore ugomba kubamo kubera ko nari kure rero nasabye Kankindi kumfasha tukarwanirira mama ishyaka nibwiraga ko nabuza mama wa Kabera amahwemo azagera hagati arongera akava mu rugo ariko nabaraga cyane byaje kuba bibi rero kurushaho ubwo nahuraga n'abanyamasengesho bavangiwe bakampanurira ibinyoma niko kwirukana Kabera nibwira ko ndi kwirinda amarozi rwose babyeyi mboneyeho gusaba mushiki wanjye imbabazi Kabera umbabarire muvandimwe wanjye narashutswe rwose hakuza amahana gushukwa siki ndakubabariye rwose Semba urakoze umutima mubi nigeze nkugirira ahubwo nahoraga nifuza ko wasubiza agati w'impembero ukebuka kera ukimpeka ku rutugu ndakubabariye rwose muvandimwe urakoze cyane Kabera urakoze rwose ntabwo nabona icyo ngushimira ntabwo nabona uburyo ngushimira namwe babyeyi rero nababereye umwana mubi ariko mumbabarire guhera ubu ngiye kwisubiraho mama umbabarire ibyabaye byose agahinda naguteye inkoni wakubiswe ibitutsi watutswe uburenganzira wambuwe nta kosa wari ufite ahubwo ninjye wari